mu gice cyatambutse mu nkuru MBABAZI naguha twasize Krenia arwaje mama we, amurwaje nka anti ariko atazi ko ari mama we, yarasigaye amwitaho ndetse anamukunda. Ese Krenia naramuka amenye ko Deborah ari we mama we, azakomeza kumwitaho? Ese azakomeza kumukunda nangwa azagera aho ngaho abireke? Inkuru yacu reka tuyitangirire n'ubundi kuri Krenia. Aba n'ubundi ari kwa muganga ariko abona ibintu bikomeje kwanga. Hamza rero arinjira aramuramutsa kavuga ati hey babe, that hey mine, are you okay? Hamza ati yes I'm okay. Wowe se ahubwo umeze neza? Krenia ati ndaho biraho, gusa nyine ntago meze neza. Urebeye inyuma meze neza ariko mwimbere ndashira numva. Iyo mbona ababyeyi banjye bahangayitse, iyo mbona batanezerewe, nanjye ubwanjye mba mpangayitse, mba numva ari ikintu ndi kubura. So rero I'm not okay. Ariko bimwe byacu by'abanyarwanda urabizi ko umuntu niyo yaba avuye muri koma, iyo umubajije ngo umeze ute nangwa se ukamubaza ngo amakuru, arakubwira ngo ni meza. Gusa hari igihe umuntu akubwira ngo ameze neza, akakubwira ko amakuru ari meza, burya biba bikubiye gake ko umuntu ashobora kukubwira ngo simeze neza. Kabone niyo yaba afite ibibazo bingana umusozi, kenshi uzasanga umuntu akubwira ngo I'm okay, kandi mu by'ukuri hari ikintu ari kubura kinini muri we. Hamza ati I see babe, ndabibona ko udatuje, kandi nanjye mba numva ntatuje. Iyo utanezerewe mba numva nanjye ntanezerewe, gusa sinzi icyo gukora n'icyo kureka. Ntako ntagize mu myaka yose ishize uyu mubyeyi aryamye hano, naragerageje pe, ariko ndabona bikomeje kwanga. Ahari dushobora gushaka ikindi kintu twakora, sinzi niba hari idea ufite. Krenia yambwiye ati ariko se mine, hari ikintu numva ndi gutekereza, kandi sinzi niba hari ikintu wamfasha kugira ngo wenda byibura umuntu abe yakigeraho. Hamza ati mbwira, nta kibazo ndahari ku bwawe, nagushyigikira nta kibazo, ahubwo se icyo kintu ni igiki? Ni iki watekereje wumva ari iki twakora? Krenia ati be, ubu mfite akazi keza, mpembwa amafaranga agaragara, kandi n'akazi kanjye ni keza pe. Numvaga naruhura dadi na mama, ahari akaba ari ngiye utangira kwita kuri Deborah, nkamuvuza, nkamukorera buri kimwe cyose, kubera ko aho bigeze akeneye ubundi buvuzi. Numvaga wamfasha tukamutwara hanze akaba ari hajya kuvurirwa. Hamza ati hane, ibyo bintu nanjye narabitekereje, ariko nanone nkareba uburyo umuryango wawe umaze kumutakazaho byinshi, biyongeye na papa we. Ibyo yari atunze byose yarabigurishije, inka yari yoroye zose yarazigurishije, yewe na murumuna we yakoze uko ashoboye. Ndavuga nti rero
twaba tugiye kubagora. Gusa nanone umbabarire kubw'ibi ngiye kukubwira, nari navuze ngo aho bigeze ni ukumwihorera tugategereza isaha y'Imana, tugategereza ko harashira mu mwuka, kubera ko n'ubundi ntako tutagize, ariko byaranze pe, kandi ahora mu buribwe. Ngira ngo ahari urabibona, iyo atatewe rwa rushinge rwa buri munsi, kandi wibuke yuko nyuma y'amasaha 2 ruba rumaze kumushiramo, arataka cyane, aba ari mu buribwe. Ngaho rero nawe bara 100,000 bya buri nyuma y'amasaha 2 utotara amafaranga bamaze gukoresha muri iyi myaka yose itambutse, ni amafaranga menshi. Nge hari naho ngera nkabura icyo mvuga, kubera yuko ibyo bamaze kumutakazaho nibyo byinshi cyane kuruta wenda ibyo bashobora kuba batakaza ubu ngubu. Nsigaye ngera n'imbere ya mama wawe, nkumva mfite n'isoni zo kumureba mu maso, nkabura icyo mubwira n'icyo ndeka. Kreni ati ibyo byihorere, mama ntukamutinye, jya umubwiza ukuri. Mama wanjye imbere yari umunyantege nke, yageraga hano akarira, ariko mama amaze gukomera, ntakigera imbere ya anti ngarire, asigaye amugera imbere akamureba gusa. Erega uvuga avuga atarabona, urira arira bitaramurenga. Mba mbona mama asigaye yarabaye nk'ikinya. Mama wanjye ntakirira, kereka niba asigaye aririraho njyewe ntamubona. Hamuzaterega birashoboka, nta mubyeyi ujya ugaragaza intege nke imbere y'umwana we, buriya kugeza imbere yihagararaho. Ariko mama wawe agira umutima wa kimuntu. Kari mu gihe cyose amaze muri ibi bitaro, njyewe naramwitegereje, narabibonye, ukuri guhari nuko rwose uyu mubyeyi byose abikora agira ngo akomeze abantu, ariko iyo angeze imbere kwihangana biramunanira. Nareba uburyo ari kurira, nkumva nanjye mfite ubushobozi namukiza agakira burundu, ariko ntacyo mfite cyo gukora. Naragerageje, hanyuma option ya nyuma isigaye nimwe, tugiye gushaka uburyo twamwohereza mu mahanga, tukareba wenda ko ho bamuvura. Kreni atari ko tuzajyana. Hamza ati babe, nasiga akazi se? Ntabwo nasiga akazi. Kreni ati no baby, nkeneye ko uri iruhande rwanjye. Sweet, you know, iyo utari iruhande rwanjye mba numva hari ikintu ndi kubura, so please nkeneye ko uzaba uri iruhande rwanjye, kandi ndakwinginze reka tuzajyane. Ndabizi neza ni njyewe uzamugendaho, mama igihe yahereye amuriho kirahagije. Ngomba guhera ko njyana nawe, ndaza kwaka permission mu kazi, byibura bampa igihe cyo kwita kuri anti, ndebe ko dadi na mama yewe na anti Gloria ndetse na sogokuru nabo baba batuje. Ubu ngiye gushaka uburyo ibintu byose njyewe nabyikorera, mbishyire mu maboko yanjye, ndebe ko wenda byibura hari Debora yakira. Babe, bibaye bishoboka nakagiye nagafashe iya mbere nkagenda nkajya kwiga, nkiga kuba muganga, kugira ngo wenda byibura ahari yo nza kuba umuganga
uyu mubyeyi nari kugerageza nanjye ngashyiraho akanjye, ariko ntabwo ari uko nkupfobeje, si nuko ntemera ubuhanga bwawe, ariko ahari njye nawe twari gufatikanya tukareba byibura ko twamugarurira ubuzima, tukongera tukamugarura ahari akongera kubaho umubiri wutuje. Ariko none dore nagiye kwiga gutwara indege ndetse no kuzikanika. Ibyo byari nk'inzozi zanjye, ariko ntabwo nasubiza ibihe inyuma. Hamuze ati none se uricuza ibyo wagiye kwiga? Waba wicuza akazi ukora? Undi ati no honey, I'm not regretting, no regret. Just nuko muri njyewe ndi kumva iyo nza kuba ndi muganga, njye nawe twakabaye dufatikanya byibura tukagira icyo dukora. Undi ati oh mbega nibyo, it's okay. Narindi bukiding, ntabwo nari nkomeje. So rero ntugire ngo ibintu nkubwiye nari nkomeje. Ndabizi ko utabyicuza, kandi ndabizi ko ibyo wize ubikunda ndetse cyane, ndetse ntewe ishema nawe. Kenya yegera Hamza akamureba mu maso, akamubwira ati hani nanjye ntewe ishema nawe, kandi ntewe ishema n'uwo uriwe. Ndabizi neza ko uri umuhanga, uri umunyabwenge, ndetse uri umunyamurava, akazi kawe ugakora neza, ndetse kandi ukagakorana umutima wawe wose. Hamza ati be byose rega ni ukubera wowe, wa mukobwa we. Iyo ndi iruhande rwawe mba numva ntuje, iyo nibutse ko uri uwanjye bituma umutima wanjye utuza, ugatera utuje, nkakora akazi nishimye kandi mwenyura. Uri umwe mu mpamvu zituma numva nkunze iyi si ndetse n'akazi nkora, kubera ko mu byo nakoraga byose nawe uri mubona agaruriye ubuzima. Gusa nyuma yaho naje kwisanga ngukunda, bituma ndushaho gukunda akazi nkora. Uyu mwuga nkora ndawukunda bitewe nuko wampaye umwiza nkawe, wampaye umugore w'igikundiro nkawe, umwe ndeba nkumva ndanezerewe, nkarushaho kumva nshima Imana. Kenya ndagukunda, ndi muri wowe, nawe uri muri njye. Ntabwo wenda nzi neza igihe byatangiriye kumva ngukunda, ariko nzi ko wafashe umwanya munini mu mutima wanjye. Kuva icyo gihe rero umutima wawe uterera mu wanjye. Kuva icyo gihe uri byose kuri njyewe. Navuga ngo uri umutima wanjye, ni wowe kandi ngufite mfite byose. Ikindi ntagufite ntacyo naba mfite. Mukunzi wanjye, iteka mpora n'ubwoba bw'uko waza ntukagenda. Sweet, now you are my own heart. Basi ndakwinginze ntuzansige ngo ugende. Kenya yamureba mu maso akamubwira ati be
iteka umutima uhitamo uwo ushaka, kandi iteka umutima ugakunda uwo ushaka, nta muntu n'uyu n'umwe uwuhatiriza. Reka nkubwire, nakubwira ngo uri byose kuri njyewe, uri byose mu buzima bwanjye, kuba nanjye ngufite, mfite byose, kuba Imana yaraduhuje, iyo yabonye ko iba ari ngombwa, yari ifite impamvu ifatika. Wowe uri urumuri rwanjye rw'agatangaza, kuba ngufite rero ntacyo nicuza. Nkufite rero mfite byose nanjye. Ikindi kuba ngufite nicyo kintu cyonyine njya numva nishimira cyambayeho mu buzima. Hamza rero ahera akaguhobera Kerenia, akamubwira ati love, Imana izame kukugumana iteka, izandinde kugutakaza, kuko sinibona mu buzima utarimo. Ntabwo nakwibona ndi kugutakaza. Ntakubeshye, nanyuze mu misozi myinshi nkurikiye wowe, ndetse igihe numvaga ntangiye kunanirwa nibwo wahagaragaye bitunguranye, byari byiza. Ntakubeshye, igihe cy'igiciro kuri njye nibwo cyari gitangiye, ndetse igihe ntazibagirwa ni igihe wambwiraga ko nkunda. Byasaga naho nari ntangiye kubona ishusho y'urukundo imbere yanjye, ndetse mbona ntangiye kugira ubuzima bwiza bwuje umunezero. Mukunzi wanjye, reka duhuze ibyishimo ndetse n'urumuri rw'ejo hacu hazaza. Dufatane urunana, ntuzigere undekura, ndetse nanjye sinzigera nkurekura, kuko njye nawe tuzagerana kure. Ndagukunda kandi ndagukunda, ndagukunda, nzagukunda iteka, sinzigera nkurekura, sinzigera ngusiga. Ikindi ndagusezeranya, ngomba kuhaba ku bwawe, nkaguherekeza, tukajyana kuvuza anti wawe, tuve kuri aba ngaba bombi twigarukire kuri Isimbi ndetse na Jesse. Aba nabo baba bari gutembera mu masaha ya nimugoroba. Isimbi aba arimo aganira na Jesse, amubwira ati ariko nshuti yanjye, hari ikintu nshaka kugusaba. Jesse ati kandi ni iki? Buri gihe ko uhora unesha umutwe, buri mwanya, buri kanya hari ikintu ushaka kunsaba. Nizere ko kuri iyi nshuro utagiye kunsaba ikintu cy'ubuguriye. Isimbi terega muvandi, ibintu mba nkubwira nuko mba nguhangayikiye, yewe ni nuko ngukunda, so please basi se wanyumva, wagerageza kunyumva. Undi ati Jesse ati okay ntacyo, mbwira niba icyo ushaka kunsaba. Isimbi ati Jesse, ndakwinginze gira ubumuntu, ugira amarangamutima ya nyayo, uhitemo. Niba ari Gael umubwize ukuri, mubwire uti Gael
ni wowe mpisemo. Niba ari na Rogani kandi nawe muhitemo bigira inzira. Ese urabona aba basore utari kubakina nk'agapira neza neza, uri kubatambaza muri mu kibuga cy'urukundo, wowe uri gukina game uzi uri gukina. Ariko Rogani ndetse na Gael, they have no idea. Bose bazi ko bakunda kandi bazi ko bakunda bonyine. Gael azi ko umukunda wenyine na Rogani nuko, mu gihe wowe ubakunda ari babiri. Inshuti yanjye, I'm really fed up. Izi behaviors zawe maze kuzirambirwa no kuzihaga. So please, hitamo umuntu umwe. Njye drama zanyu ndazihaze. Uyu munsi washwanye n'uyu, ejo uri kumwe n'uyu, ejo wishimiye uyu munsi ngo uyu niwe ukunda cyane, ejo ngo uyu niwe wanga. Apana, aho bigeze, for sure I'm really fed up. Ibintu ni bibiri, Jesse ufite guhitamo. Ibitari ibyo ngibyo, njyewe ndahagarika ubushuti bwanjye nawe, kubera ko ndambiwe guhora nkugira inama, ndambiwe guhora uzumbwira ngo noneho ngo Rogani yabamagaye ndi kumwe na Gael, ngo Gael ndamucabiranya, ngo noneho ngo na Gael yamamagaye ndi kumwe na Rogani, ngo ndamushukashuka, ngo ndamubeshya, ngo nyura hirya no hino, ngo mbona arabyemeye. Baby, reka mbwire, abahungu ntago ari ibigoryi. Buriya hari igihe wibwira ko buri kubabeshya bakabyemera, akakwereka ko yakwizeye, ibintu byose yanabyemeye, ariko umunsi ukazaba umwe. Ndakwinginze, hitamo. Kano kanya umaze kumpa story ngo zuko Rogani ashaka kugutwara iwabo, ngo yewe ngo mugahita mukora n'ubukwe. Ejo wari uri kumbwira ngo iki? Ni wari uri mumbwira ngo Gael arashaka kugupropoza? Ni wari uri mumbwira ngo yarakubwiye ngo agukeneye iruhande rwe? None uyu munsi uri kumpereza story za Rogani. Ese mukawo, ubundi ugira imitima ingahe? Ubundi uteye ute? Ese ubundi ubishobora gute kwisanga uri mu rukundo n'abasore babiri ndetse bose wumva ubakunda? Umenya hari Imana yarakuremanye imitima ibiri, tukaba tutabizi. Ariko waba uri uwa mbere kuri iyi si ya rurema, ndetse waba uri n'uwa nyuma, kuko sintekereza ko hari umuntu Imana yaremanye imitima ibiri. Jesse ati kandi urongeye. Ese wanditse? Byaba byiza uretse, ndetse byaba byiza utanyigishije guhitamo. Ninjye uzi aho amarangamutima yanjye abogamiye, ninjye uzi uwo ngomba guhitamo n'uwo ngomba kureka. Wowe si ngombwa kunyigisha uwo ngomba guhitamo. Rero ibyo bindekere. Wowe ibikureba nukumbera inshuti, wikivanga mu rukundo rwanjye. Isi mbiti Jesse, mfite uburenganzira bwo kubyivangamo. Ibi noneho kuri iyi nshuro birandeba. Urabizi ko mfite uburenganzira bw'uko ibi bintu byose nshobora kubisenya. Njyewe nagenda nkanabibwira Gael. Rogani we sindanamubona, kuko we sinshaka no kumubona. Ndabizi neza aba basore bombi uko ari babiri bose urababeshya. Mu bigaragara nta n'umwe ukunda, kuko iyo uza kuba ufite ubukunda by'ukuri, niwe wakabaye warahisemo kugumana nawe wenyine. Ntabwo wakabaye ubatendeka. Ese iyo uryamye basi ubona ibitotsi, urasinzira bigakunda. No si iyo ugenda mu muhanda bumva nta kintu uri kubura. Hariko abantu koko murabasha, maze kubibona ni ukuri murashobora, muranashoboye pe. Ukwiye igikombe. Umenya hari babaye batanga award y'abakobwa batendeka kuri iyi si y'abazima, umenya wayegukana pe. Njyewe nanagutora, naguha amajwi. Hako njya nibaza, ubundi ugira urukundo rw'ukuri? Urakunda by'imamu?
Jesse ati isi please tutaza gushwana njye nawe turi inshuti. Isimba ati nidushaka dushwane kuri iyi nshuro niyemeje kukubwiza ukuri ibintu ni bibiri hitamo Rogan nangwa se uhitemo Gayere. Reka gukina abana b'abandi wikomeza gukina n'imitima y'aba basore bombi kandi bombi bagukunda. Ese what's the end? Jesse ati nanjye ntago mbizi. None se uwo ukunda cyane ninde? Jesse ati bose ndabakunda. None se ubundi wowe wahitamo ninde? Jesse ati namahitamo mfite. Simba ati okay, uzabura byose nk'ingati imennye. Umunsi aba basore bombi bamenyanye ntakubeshye kazaba kakubayeho. Jesse ati ntabwo bazigera bamenyana, trust me, ibyo ndabizi. Undi ati ushingira hese wumva ko batazigera bamenyana? Ndabizi ngiye bazamenyana, bitinde bitebuke uzabibonesha amaso yawe, kandi nibamara kumenyana nzaba ndeba, ntuzaze kunshaka ngo ngire icyo ngufasha. Nakubwiraga nanakugira inama, ugomba guhitamo muri aba basore bombi. Njyewe ndambiwe drama zawe. Jesse ariyumvira yarangiza akareba Isimbi akamubwira ati se uri inshuti nziza, uko twashwana kose, uko twatongana kose, uko nakubwira nabi, uko wambwira nabi, ndabizi neza byose bikoreshwa nuko ubunyitayeho kandi unkunda. Isimbi areba Jesse agaturika akanarira akamubwira ati wowe na ID ufite ntabwo uzi ingano y'urwo ngukunda. Jesse ndagukunda ndetse mba numva nanakwitangira, niyo mpamvu mba nguhangayikiye, yewe ni nayo mpamvu iteka mpora mu ruhande rwawe. Ariko kuri iyi nshuro ndi kukugira inama, ndakwinginze hitamo ukunda umuntu umwe, ureke gukomeza kuncanga. Yewe sinandi ucanga gusa, n'abahungu ukundana nabo nabo urabacanga nubwo batabizi, ariko bose urabacanze, urabacangacanga bijyagera kuri njye, noneho nanjye bikanshobera. Sinjya menya ngo ninde ukunda by'ukuri kuko bombi urabakunda. Ndakwinginze kura umutima wawe mu gihirahiro, umutima wawe nawo uri mu gihirahiro. Ese wowe ubwawe ntabwo birambiwe? Ntabwo urambiwe kumva umutima wawe uremerewe bijyanye n'amahitamo no guhora wumva ahari uwo wareka ariko bikanga? Renga ubwo bufite umwe muri bo mukatire. Tuve kuri abangaba bombi twigarukire kuri iriya arimo yambara bakamukomangira. Riya ati umva boretse kunkomangira abantu ndaje mu kanya. Undakomeza gukomanga. Riya ati ariko se uri mu biki wowe kukomanga cyane? Araza agafungura mukure bagasanga ni Krenia. Krenia ati nkundi iyo uri kwitotomba jawe, ntakundi iyo urimo wivugana. Reba nk'igihe wahereye umbwira ngo uraje ni waruzi ngo ndinde uri kugukomangira. Akoriya urasetsa kweli. Riya ati se burya ni wowe uri kuntesha umutwe, kwanza reka nambare nitonze. Krenia ati wapi turi gukerererwa, gira vuba tugende. Riya ati ariko se buriya nta kuntu naryamaho nk'utunota 30. Krenia ati ariko ubundi muri wowe uba wiyumva gute? Ndakubwira ngo twakererewe nawe turyameho iminota 30. Krenia ati njyewe ndagusize. Ahera kagasohoka akagenda, yamara kugenda
Riya ahita afata inkweto mu ntoki kuko n'ubundi aba yasoje kwambara, akagenda yiruka amukurikiye yambaye ibirenge. Kelenia mu guhindukira abona murumuna we yambaye ibirenge, ahita avuga ati ariko Riya nzakugire ne wambaye ibirenge? Riya ati none se ko warunsize? Kelenia ati none se ko nari ngusize bivuze kuza wambaye ibirenge? Wagombaga kuza wambaye inkweto. Nari nje hano mu modoka, ntabwo nari bugende utarahagera, nari kugutegereza. Riya ati wincuka abana, ndazambarira mu modoka. Kelenia ati none ubwo wiruhirije iki woga? Ngaho ndebera, ese nk'ubu ngubu ugize nk'akantu kagukata, uretse ko hano mu rugo nta naho umuntu ahurira n'amabuye, ariko bibaye by accident hakagira ikintu kigukata, wabwira dadi ngo iki? Ese wamubwira ngo wari wambaye ibirenge? Riya ati sera wowe buriya yankurikira, so kumfata akanjyana kwa muganga gusa ubundi ibindi akabimbaza nyuma. Kelenia ati ngaho nyumvira, ugateza ibibazo warangiza ngo nuko kujyana kwa muganga gusa? Ase basi wagiye wigirira impuhwe? Niba wowe utanigirira impuhwe, jya uzigirira twebwe tugukunda. Uranze ubaye Riya koko, kuva mu buto bwawe uri stubborn kugeza n'uyu munsi wagiye ukura. Riya terega n'ubundi ndakuze sister, muvandi ntago ubona ko nkuze? Kelenia yahera kagasubira inyuma akamwaka inkweto agatangira kuzimwambika. Riya areba uburyo Kelenia ari kumwambika inkweto, akazenga amarira mu maso, mu mutima ari kwibwira ati nibyo koko muvandimwe wanjye arankunda. Mana warakoze kubw'uyu muvandimwe, ndakwinginze nzamuhorane, ariko mporana ubwoba bw'uko rimwe yazabona umuryango we ukaba wamutwara akagenda akava hano. Ese Mana nabyakira? Ese Mana nabyiyumvisha? Namaze kumwakira ni nka mukuru wanjye. Ibaza umunsi yabonye ababyeyi be akava muri uru rugo, Mana nzaba nsigaranye iki? Ndakwinginze icyo gihe nikigera kizaduhushe, ntibizigere bibaho. Binjira mu modoka bakagenda baganira. Kelenia yabaza Riya akamubwira ati muvande, amasomo aragenda, ese ku ishuri nta kibazo? Riya ati yego. Kelenia dufite igihe gitoya cya vacances, ndagira ngo muri iki gihe gitoya nzagukoreremo ibintu byose ushaka. Nabonye waragize amanota meza kandi wabaye n'uwa mbere, uzakomerezaho, ni byiza. Riya terega ngomba gutera ikirenge mu cya mukuru wanjye, kandi ndagusezeranya nanjye nzazana amanota ya mbere mu ishuri rwose, ndetse uretse no mu ishuri nzaba uwa mbere mu gihugu hose. Ngomba kuzatuma wowe n'ababyeyi bacu baterwa ishema nanjye, ndabizi neza. Karina Rawuru bazishima, ariko by'umwihariko wowe kuko unyitaho cyane. Kelenia terega ndagukunda muvande. Riya ati nanjye ndagukunda mukuru wanjye, kandi nzakomeza kugukunda iteka. Riya ahita abaza Kelenia akamubwira ati ariko se ubundi wambwiye ko hari ahantu ushaka ngo werekeze, ubundi ubwo tugiye? Kelenia ati ngujyanye gusura abantu, hari abantu tugiye kujyana kureba, ndashaka ko uyu munsi ubamenya. Hashize igihe kinini ntababona, sinzi niba ndi bumenye naho baba, nanjye sinzi niba ndi bubabone, ariko nimbabona biraba ari umugisha. Riya biramucanga, abantu ugiye kureba
mumaze imyaka myinshi mutabonana, abo bantu ni bande se? Ni bande muvande? Kreni atari ko se? Watuje ko turi kumwe, abo bantu uraza kubabona. Ndashaka gusiga mbabonye mbere yuko njyana na Auntie Deborah tukamujyana hanze kwivuza. Riyati ngize amatsiko. Kreni ati humura mu kanya araza kubashize. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese ni bande Kreni yagiye kureba? Ubundi saba abantu basobanuye iki mu buzima bwe? Dusize bamaze gupanga gutwara Deborah guvurirwa hanze. Ese bazamuvura kire? Isimba ari kubwira Jesse guhitamo umuntu umwe hagati ya Logan ndetse na Gael. Ese koko azahitamo nangwa azakomeza kubatendeka? Inkuru yitwa Nambabazi Naguha. Njyewe nitwa Atete. Ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.